Twongeye kubasuhuza mwese bakurikiranye Jerusalem TV. Twongeye kubasuhuza kandi tubasabira imigisha y'Imana. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Evi Bosco. Ndi umukozi w'Imana, dukunda kuganira nyuze kuri channel YouTube. Tangira kubasaba gukora subscribe, share na comment zanyu zirakenewe. Kandi twongeye kubasaba ubundi bufasha, ibitekerezo ndetse n'ubundi bufasha Imana ibahe umugisha bugiye butandukanye. Imana bamugisha rero. Uyu munsi tugiye kongera tuganire ku ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye muri kino gitondo. Kandi ndibwira yuko buri muntu wese ari buze hari icyo ari buze gukuramo, ko ni ijambo numva yuko hari icyo Uwiteka rimanure mu gihe nk'iki ngiki. Rero Imana ibamugisha ibira n'ubuhanuzi butavangiye. Kandi koko n'ubuhanuzi butavangiye. Ni ijambo rirema, ni ijambo ry'imbaraga. Imana rero ibaho umugisha nk'uko bisanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli turasoma ibice 16 umurongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze dusome ku murongo wa 11 kuri B yaho. Hari ijambo rivuga ngo, Samweli abwira Yesaya ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Imana ishimwe cyane ku bwa rino jambo Imana iduhe muri kino gitondo. Kandi ni ijambo ryawe Imana iguhaye, iragira ngo wongere uryumve cyane, kandi wongere uhembukire, wongere unezererwemo. Ni ijambo ry'Imana. Cyambere ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema, niryo rema bitari biriho bikabaho. Nagira nk'utso yuko Imana y'ubwayo ijya kurema yaravuga ngo ntihabeho hakabaho. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo ntihabeho. Ijambo ry'Imana habaho. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, kandi ubuhanuzi bw'ukuri bwuzuyemo imbaraga ndetse n'ubushobozi bwinshi. Rero Imana iguha umugisha we mwene data ku bwa rino jambo ry'Imana wumvishe muri kino gitondo. Dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo, Uwiteka abwira Samweli ati, uwo nguwo ntumusuke amavuta kuko namugaye. Aravuga ngo, njyewe Uwiteka ntabwo nk'uko abantu bareba. Abantu bareba mu maso, abantu bareba ibigaragara, bakareba ubwiza bugaragara inyuma, ariko njyewe Uwiteka ndeba mu mutima. Niryo jambo Uwiteka yabwiye Samweli. Arababwira ngo abantu bareba ibigaragara, bareba mu maso, bakareba ibyo babona, ariko njyewe Uwiteka ndeba mu mutima. Nagira mwibutsa yuko muri iyi si abantu bakora ibyabo, ndetse n'abantu baraba bitandukanye. Abantu umuntu ashaka kureba bitewe n'uriyo cyangwa n'ukusa, akagushyira mu cyiciro runaka. Umuntu akavuga ati, uriya muntu kubera ko ari igikara uko byagenda kose agomba kujya ahangaha. Uriya muntu kubera yuko wakora ko arananutse agomba kujya ahangaha. Uriya kubera ko abyibushye agomba kujya ahangaha. Cyangwa akavuga ati, uriya muntu ni muremure, ni mwiza, ni inzobe, ni imibiri yombi se, ni igikara, bitewe n'uko ashaka cyangwa n'umuntu ashaka uko asa. Ariko nagira nkibutsa yuko bino n'ubwantu tureba gutya. Nagira nkibutsa yuko n'abantu dusingiza umuntu akanya gatoya. Umuntu ashaka gusingiza mu gitondo akawubwira ngo uri mwiza, akawubwira ngo uri intwari rwose, akawubwira tukoze igikorwa cy'abagabo. Ariko nyuma ya saa sita akawubwira ngo n'ibyo yakoze byose byabaye ubusa. Kandi mbere ya saa sita yakorekaga yuko ari umuntu ukomera, umuntu ukoze ikintu kidasanzwe nawe cyari cyamunaniye. Ariko nyuma ya saa sita akawubwira ko n'ibyo yakoze yari kubishobora, kuko ni umuntu intege z'abantu, intege nkeya z'abantu zoraho iteka ryose. Abantu twebwe twirebera bino bigaragara inyuma, ariko nubwo tureba bino bigaragara inyuma, hari undi mugabo we utareba ibigaragara inyuma. Nagira mwibutse Dawidi. Uyu Dawidi usoma muri Bibiliya, Dawidi wabaye umwami wa Israeli, no tugiye kuganiraho kuri rino jambo. Uyu Dawidi yigize yica Goliyati. Izindi ngabo zananiwe, ndetse na Sawuli yari yananiwe ubwe. Ibwami babuze igisubizo cy'umugabo witwa Goliyati.
ngo kubera ko yavaga mu ngabo z'iwabo mu Bafilisitiya ngo akaza akavuga ngo ntihagire uza ngo akabara n'umwe ngo kugira ngo baze bakajya kwinjira mu myobo ngo ariko Dawidi aravuga ngo uriya muntu utarakebwe aravuga nubwo ari intwari y'Abafilisitiya ariko aravuga ngo ntabwo yakebwe aravuga ngo bakumutsinda mu izina rya Yesu ngo Dawidi ngo ajya ku rugamba ngo aramutsinda ngo amaze kumutsinda ngo Dawidi ngo araririmbwa ngo batangira avuga Dawidi ngo yishe inzovu ngo naho ngo Sawuli ngo yicanga ibihumbi icyo kintu ngo gituma Sawuli arakara ariko aragira ngo nkubwire ngo nubwo bari basingije Dawidi akavuga ngo yishe inzovu Sawuli yica ibihumbi mu gihe gitoya batangiye kumuhiga batangira kumugendaho izo ni imbaraga nkeya z'abantu mu buzima bwawe ntuzigere wumva yuko umuntu azahora akubwira ko ibintu ari byiza ahubwo kubera ko umuntu ari umunyantege nkeya cyangwa areba ibigaragara cyangwa mu gihe cyakwereka ko ibyakuze nkaho yabishobora nyamara atari ko yabishobora ari ubwo ari ukabonye ko nawe uri umuntu usanzwe ariko nagira ngo nkubwire nubwo bimeze gutyo hari izindi mbaraga hari undi muntu izo mbaraga ni iz'abantu abantu nyabantu bafite inyama n'amaraso ariko nagira ngo nkubwire ngo hari Imana itarankuka abantu bareba hari Imana ireba bitandukanye n'abantu hari Imana ivuga bitandukanye nk'abantu hari Imana ikora bitandukanye nk'abantu iyo ubwera bwo ntigira ikirema rangiza ikagikomeza nagira ngo mbwire ngo iyi Mana wizeye Imana wiringiye ni wizeye ni Imana igira icyo ikora ikagikomeza nagira ngo mwumvishe imbaraga nkeya z'abantu mwumvishe ko umuntu ashobora kumusingiza uyu munsi ariko ejo bikarangira mweretse yuko ibyakoze byose ari ubusa na Dawidi byamubayeho banamusingije ariko bukeye bwaho bamwereka ko ibyakoze byose ari ubusa Imana ishimwe cyane ibiri tubwiye ngo iki izi nkuru ni inkuru z'umugabo witwa Samweli Imana yari yohereje kujya kwimika umwami kwa Yesayi ngo ariko imwohereza hari undi mwami ngo witwa Sawuli ngo wari uri ku ngoma ngo ariko uyu mwami yitwa Sawuli ngo Imana imukura ku ngoma biturutse kutumvira Imana ngo iraje ngo yihanga umuturanyi we ngo kubera ko umuntu yari ibonye ngo ufite umutima umeze nk'uko ishaka nagira ngo mbwire ngo Imana yo ishaka umutima umeze nk'uko yo ubwayo ishaka ntabwo ishaka yuko witaka ngo igire ibyo nabyo ni byiza ariko waza urimbisha umutima wawe kurusha uko urimbisha umubiri wawe Imana ivuga ngo iki ngo nuko ngo uyu Samweli ngo Imana iramuhagurutsa ngo irambwira ngo Sawuli yanze kunyumvira namushyize ku bwayo nta kindi kintu ndebeyeho ntarebye ko ari umuryango ukennye ntarebye ko ari umuryango utari mu batambyi mbese nta kindi kintu nahereyeho ariko ngo arangije ngo arangije akora ikintu gikomeye ngo ndamwimika none ngo yanze kunyumvira ngaraye ngaravuga ngo noneho baravuga ngo woma kujya kwimika Dawidi nagiye ngurutse amateka ya Dawidi icyambere Imana ijya kwimika Dawidi nta kindi kintu yari ihereyeho ni kwa kundi Imana ishobora gutora nagiye mbwira Imana ishobora gukora ikintu nta kintu ihereyeho umuntu ashobora kugira ikindi kintu aheraho akavuga ngo papa yanyiriye neza akavuga ngo yampaye akazi runaka ariko Imana yo nta kindi kintu igiheraho nagira nk'utse ko Dawidi yari umwana we kwa Yesayi muko umwana we kwa Yesayi icyambere ugomba kumenya kwa Yesayi yari abantu bari basanzwe yari umuryango wari ukennye wari uri aho ngaho nta kintu wari uvuze hariya mu Bayuda ariko uyu Dawidi ngo Imana ngeraje ngo iramwitegereza ikindi cya kabiri nagira nk'ubitse yuko kera ntabwo umuntu yapfaga ku mwami uko yiziye uko byagombaga kugenda mu muco w'Abisiraheli byarashobokaga yuko umwami yari kuva mu bana ba Sawuli nagira ngo Sawuli yari afite abana yari afite Yonatani n'abandi bana bagiye batandukanye ariko yagombaga kuva mu bana ba Sawuli niko byagombaga kugenda kuko ntabwo ubwami bwagombaga kuva mu muryango aho ubwami bwagombaga kuguma mu muryango bakareba imfura y'umwami akareba umwami ariko ngo Imana iraje ngo yitegereza Dawidi ikindi cya kabiri Dawidi ni wo muryango wa Yuda umuryango wa Yuda nubwo ari umuryango wa Yuda nta wundi muntu warimo waregize umwami ariko Imana ireba ibyo ngibyo ireba nk'Imana ireba nk'abantu ngiragenda ngihitamo ngo gutoranya Dawidi ngiraje ngibwira Samweli ngambwira ngo genda ujye kwa Yesayi ngo ujye kunyimikira umwami ngo Samweli ngaragenda ngajya i Betelehemu ngageze i Betelehemu ngamagaza Yesayi n'umuryango we Yesayi ngazana abana be bose uko banganaga ngo bose ngarabazana uko bari barindwi ngabamurikira ngo Samweli ngagiye kwimika umuhungu we wa mbere ngo yitwaga Eliyabu ngagiye ngo ngakigera akijya kumusuka amavuta ngo kubera ko ngo yari amwitegereje ngo nta muhungu mwiza
mwiza ngo w'inzobe ngo muremure ngo ufite nk'ikirere cyiza ngo aramwitegereza Samweli naye ngamera nk'abantu ngo umutima ngarabwo nta wundi muntu mwamara bw'imikisha amavuta utari uyu nguyu. Icya mbere ni imfura, icya kabiri hanyuma yo kuba imfura aravuga ngo ni mwiza ni muremure afite ikirere cyiza yarize n'umusirikare ngo ariko ngo Uwiteka ngaramura yitegereza Samweli ngo yitegereza ngabona ngagiye kuramya ngageramo imikisha amavuta. Uwiteka ngarambwira ngo hoya ngarambwira ngo urebye nk'abantu arambwira n'undi mu bantu hamwe intege nkeya uko yitegereje n'ukantu bareba. Uwiteka arambwira ngo njyewe Uwiteka ndeba nk'Imana ntandi atandukanye n'ukantu bareba. Arambwira ngo abantu bareba igaragara inyuma abantu bareba ibiboneka inyuma ariko arambwira ngo njyewe Uwiteka ntabwo ndeba igaragara inyuma ndeba umutima w'umuntu. Umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka arambwira ngo niwe nshaka. Arambwira ngo uwo nguwo mwihorere kuko namugaye. Reka nkubwire umuntu ashobora kurebera inyuma akibwira yuko nta kintu umaze ariko nawe warizeye Imana ukaba uri muri Kristo Yesu ukaba waramenye Imana nagira nkubwire ngo humura nagira nkubwire ngo komera karagira nkubwire ngo yigire ubwoba kuko Imana yo ubwayo ntizagukura aho ngaho. Haranira kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka ngo nuko ngo uyu Samweli ngarangije ngo bamuzanira ngaho ngose ba Yesaya ngo bose ngo bararangira ngarangije ngarahoza ngo ariko se abahungu banyu bose n'abangaba kwa kwegera kwimika Imana arabwiraga ngo songuwo ikambwira ngo hoya ngo bose ngo ntago ari bo ngo nabagaye ngo bose ngo bararangira ngo barangiye ngo Samweli ngo aza Yesaya mbese ngo baye bose ngo nabangaba. Yesaya ngaraje ngarambwira ngo hoya ngarambwira ngo barabangaba ariko ngarambwira ngo harakandi kagaherezi aravuga ko mwako ko sink'amahirwe yo kabakame kuko bo kakuriye mu ishyamba nikize nikaba yagasirikana nta kindi kintu kakoze ngo nuko nk'ijambo ry'Imana rivuga guki. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Yesaya ngaraje aravuga ngo uwo nguwo nubwo ari mu ishyamba nimugende umuzane ntabwo turi burya atari yazi ntabwo turi atari yahaje mubanza nawe mumuzane hano ngo nuko nagira mbwire ngo witinya no gusa naho uri mu ishyamba ukaba uri mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Nagira mbwire ngo gira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu Dawidi ngo yabaga mu ishyamba ngaragira intama nageze mu ishyamba ngakora ikosi ngatorezwayo niyo Bibiliya ikatubwira ngo idubiye yazaga intare yazaga biratubwira ngo narahubukaga biravuga ngo ari yaramaze kwakira imbaraga zidasanzwe z'uko ikijo cyose rije gufata umwana w'intama ngo yawukanga akagifata gakacambura umwana w'intama akagikura mu kanwa waraza akagishwanyaguza. Izo ari imbaraga zari zaramaze kumugeramo. Abantu babuze imbaraga zo gutegereza zo guhamugerageza ngo bategereze. Abantu bari kwifuza kuva mu gerageza igihe cyari cyagera. Abantu bari kuvuza kwiga amashuri umuntu agume mu ishuri akomeze yige. Nagira mbwire ngo wigire ubwoba nagira mbwire ngo komera aho ngaho nubwo uri mu ishyamba ariko nagira mbwire ngo ambara imbaraga nagira mbwire ngo tegereza Imana kuko Imana izagusanga aho ngaho kandi gusanga aho ngaho hari ibyo izasiga irangije. Bidazira Imana yamutabaye akiri mu ishyamba nagira mbwire ngo umuhungu w'Imana igushize ubutabazi bwawe bukuri hafi numeze ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Gudage nubwo yaga mu ishyamba wajyaga arimba zaburi n'ibihimbano by'umwuka bakavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ngo ntago nzakena ngo yari yaramaze kumenya Uwiteka nubwo yari mu ishyamba garagenda yuzura imbaraga z'Imana yuzura zaburi n'ibihimbano by'umwuka bakaremba bakavuga ndyamisha mu cyaha cy'ubwatsi bubisi ngo hafi y'amazi adasuma nawe niko ukuriye kuririmba witetame ngo Mana ngo warandetse ngo Mana ngo wamvuyeho ahubwo ukavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ukavuga ngo ntago nzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi hafi y'amazi adasuma aho ngaho bari utegerereza urimbe zaburi n'ibihimbano by'umwuka usenga usome ijambo ry'Imana ube mu gutegereza icyo Imana yavuze. Nagira mbwire ngo wikwita kuri ibyo ngibyo urwo rusaku mu matwi yawe rugusakuruza rukubwira ngo birarangiye rukubwira ngo biracitse urwo wirwitaho ahubwo ita ku cyo Imana yakuvuzeho kuko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro kuruta icyo umuntu yakuvugaho kuruta uko urucantege rwaza rukubwira ngo bikurangiriyeho. Nagira mbwire ngo ita ku cyo Imana yakuvuzeho icyo nicyo gifite agaciro icyo nicyo gifite agaciro. Dawidi ngo uyu nguyu wa muri iryo shyamba Imana nge mutorezamo nawe yemera ngo gutozwa ariko rwa yaramujyanye mu mukumbi yaragiye kumutoza uko azaba umwami aho ngo nturi gutorezwa icyo uzaba cyo mu gihe kiri imbere. Nagira ubwire ngo aho ngaho uri ni uri gutorezwa icyo uzaba cyo mu gihe kiri imbere. Uyu Dawidi yari ari mu ishyamba yaragiye kuba umwungeri w'intama ariko baraye kumutoza ukuntu azaba umwami wa Isirayeli. Nagira nkibutse yuko aho ngaho ari gutorezwa ibyo bigerageza urimo ibyo ngibyo bizakugeza ku butsinzi n'Imana iri gutoreza isuri ryayo kugira ngo uzaje kugera cyangwa uzashoboye gukora icyo Imana yagufatiye neza. Imana iguhe umugisha mwene data. Ngo nuko mu Dawidi ngo baragenda baramuzana ngo bakimuzana ngo Samweli ngakimubona Imana ngo iramanse ngo irambwira ngo
nguwo arambwira ngo Uwiteka rwimikisha amavuta, arambwira ngo haguruka sode etarai sinemene darai, haguruka umusuke amavuta zita enama, haguruka umusuke amavuta kuko nuwo nguwo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Esa sisiwa haguruka umusuke amavuta kuko nuwo nguwo. Nagira nkubwira ngo witinya, nagira nkubwira ngo gira ubwoba, guma mu bigeragezo urimo. Nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu bugoye, nagira nkubwira ngo izere Imana, nagira nkubwira ngo tegereza Imana. Nubwo nta kazi ariko tegereza Imana. Aho ngaho uri gutorezwa, Imana iri gutoza ko nikaguza agakora neza. Nubwo burwayi ariko nagira ngo tegereza Imana. Imana iri kugutoza ko mu gihe kiri imbere izigaragaza ugashima Imana, ukavuga ngo Uwiteka wabikoze. Nubwo nta muryango byanze, nubwo nta mu bana byanze, nubwo nazo te edrai ibyo ushaka kugira bitari kukunda, ariko nagira mbwire ngo namba kuma, nagira mbwire ngo bana n'Imana, nagira mbwire ngo egera Imana. Yakobo yayihaniye neza, arabwo nimwegera Imana ngo nayo izabegera. Wanyamurwanye Satani nawe azabahunga. Nta handi handutsindira Satani ni mu kwegera Imana, ni mu masengesho, ni mu zete eta sisiwa, ni mu kwegera Imana no kubana n'Imana. Nagira mbwire ngo komera kuki Imana yakuvuzeho ngo Yuda ngo we mwami wereye icyo gihe. Niba arangara avuga ngo umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka, iravuga ngo ni Dawidi. Nagira ngo naharanira kugira umutima umeze nk'uko ushaka, nk'uko Imana ishaka. Nugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, Imana ntabwo izagutererana. Imana ibaha umugisha bene data. Nagira ngo mbabwire ngo mukomeze gukurikirana aya magambo, ni ijambo ry'Imana, ukomeze murikurikirane. Imana ikomeze gukorera n'ibitangaza, kandi warikurikiranye hari icyo Imana izo gukora ku bugingo bwawe. Nagira ngo mbwire ngo hari icyo Imana izo gukora ku bugingo bwawe. Niyo maze kumva ijambo ry'Imana, turabasabye mujye mukora subscribe, mukoreshe ya, hanyuma manuka hasi muri comment n'ufite icyifuzo wifuza aho twasengera, cyo cyandika muri comment, nanjye nzajya ndeba ibyifuzo mwagiye mwandika muri comment. Fata igihe cyo kubisengera, ufata icyifuzo cyawe ufite wifuza ko Imana yagufashamo yakora, ucyandike muri comment hasi. Fata igihe cyo kubisengera, mbisengera Imana, kandi nizeye ko Imana izajya ikora ibintu bitangaza. Imana ibahe umugisha kandi bagere neza, komeze kubakomeza no kuba hafi. Murakoze cyane. Haleluya.